Niba uri mushyashya mu kugabanya ibiro, by'umwihariko uri mushyashya kuri Aduhire Hano, ukaba nanone uri mushyashya kuri groupe ya WhatsApp ya Aduhire Hano, hari ahantu ugomba guhera. Abantu wumvise batanga ubuhamya batangiye kugabanya ibiro byagiye bigabanuka, bagabanutseho 5, 10, 2, 1, gukomeza cyangwa se kumanura. Ntago ari uko bakoze ibintu bihambaye, ahubwo nuko bagize ubushake bakagira discipline. Ari nako kandi munyemerere tubashimire abantu bageze uru rugendo kure. Ntago rero wahita uhera kuri diet iyi ngiyi bamaze icyumweru bari gukora, nako icyumweru barinda kukirangiza, kandi ntabwo ugomba gucika intege kuko wumva ubuhamya bari kuvuga ko ibiro biri kugabanuka. Wowe rero hari aho ugomba guhera mbere na mbere, ari naho twatangiriye. Ahantu ugomba guhera rwose nta handi nuko ujya muri miruwari yawe ukiyambura ubusa, ukireba. Wabona ufite ibicece ku nda, ufite inda iriho ibinure byinshi, ugatekereza ibintu bibiri. Ntabwo ari inda gusa, n'ibindi biro by'ahantu hose, ariko cyane cyane wibande ku nda. Urahita utekereza ibintu bibiri. Uratekereza isukari nyinshi mu mubiri wawe, ko umubiri wawe ufite isukari nyinshi, cyangwa se ufite stress nyinshi. Ibyo bintu rero bibiri nubitekerezaho, nibyo mbere yo kugira ngo utangire diet iyo ari yo yose, mbere yo kugira ngo utangire kugabanya ibiro, urabanza ugende ubishyire ku murongo. Ari naho twahereye kuri bariya wabonye muri groupe rwose ukabona bakagutera ubwoba. Ntabwo ari uko rwose bakoze ibintu bihambaye, ahubwo bagize discipline, kandi nkeka ko nawe ugiye kuyigira. Niba rero ugiye kugira iyo discipline nawe ugatangira kugabanuka ibiro, nyemerera rwose ujye muri comment wandikemo ngo ngiye kugira discipline isabwa. Kandi nanone discipline nuyigira uzagaruke uduhe ubuhamya rwose, wandike muri comment, usharinge abandi muri groupe ya WhatsApp, wandike usharinge abandi aho ugeze mu rugendo rwawe. Muri aho rero turi buhere nuko hari ibintu turi bwirinde rwose mu rugendo tugiye gutangira rwo gukunda umubiri wacu. Turirinda ikintu bita carbs mbi rwose. Za carbs mbi ziba mu bintu bikorwa mu ruganda, turazirinda burundu. Ubwo nimvuga izo carbs mbi, urumva amafanta, amaji, amabiswi, amabombo, ibintu byose biryohera uzi bikorwa mu ruganda bitari naturel, turi bubyirinde. Kandi turirinda umuceri w'umweru icyumweru cyose, turirinda umugati w'umweru n'ibindi bintu waba uzi biri muri cya cyicaro cya carbs mbi. Uramutse udasobanukiwe carbs mbi izo arizo, wareba hano munsi muri comment ya mbere, nabwo haraba harimo video igusobanurira icyo ari cyo carbs mbi. Ni ukuri uzirinde, ntuze kuzikoresha muri iki cyumweru ugiye gutangira. Noneho rero nyuma yo kwirinda ibyo bintu, tugiye kugenda turinganize wa musemburo w'isukari yo mu mubiri wacu, wa musemburo witwa insuline. Turawuringaniza gute rero? Ubwo nuko turi bugabanye isukari mu mubiri wacu. Ikintu cya mbere, umunsi wacu kuzaba uhagaze mu cyumweru cyose, nuko ugomba kubyuka. Wamara kubyuka ntugire ikintu ufata na kimwe, ukabanza mbere yo kunywa n'amazi yewe ugahombanya inda yawe, ukamira umwuka, ugahombanya inda yawe neza neza
pepe ukayihombanya. Abatazi uko wahombanya inda yawe muze kumbaza muri komenti, abatabisobanukiwe ubwo nazaboneraho nkakora video ibereka neza uko wahombanya inda, ariko nimba mubisobanukiwe ntago ari ngombwa gukora iyo video. Uzahombanya inda yawe umire umwuka, uwumire wisonjeshe cyane. Ubwo ibyo impamvu bikora nuko uba uri kwegeranya inda, uba uri kumisikira inda, wegeranya imikaya, masozi zawe zikomera, noneho gahoro gahoro inda yawe ikazagenda yegerana, bityo iyo uri kunanuka inda igenda inanuka itabyina cyane. Noneho nurangiza guhombanya inda uzankundira ugende ufate amazi, litiro y'amazi, ushyiremo akayiko gatoya k'umunyu wo mu nyanja, ubivange ubireke byivange neza, noneho unywe amazi ushoboye kunywa. Ushaka kunywa nk'inusu cyangwa se kurushaho, bizaterwa n'uko umubiri wawe umeze. Ariko niba ufite ikibazo rwose gituma ufata imiti yihariye, ufite puresha, ufite ikibazo rwose cy'umutima, ufite ikibazo cy'impyiko, umuvuduko w'amaraso nawe uvuze, ufite diyabete, ufite indwara yihariye zituma ufata imiti ya buri munsi, aho ngaho ho uzabanza ubaze muganga wawe niwe uzakwemerera kunywa ayo mazi arimo akunyu gakeya. Ariko nanone nimba nta kibazo ufite rwose uzayanywe nta kibazo. Noneho nyuma yo kunywa ayo mazi arimo akunyu gakeya, nshuti yanjye, ntabwo uzahita ujya ku isahani, kuko turashaka ko umubiri wawe uwumenyereza kutaryagagura kugira ngo ugabanye isukari yo mu mubiri. Stress ishobora kuzazamuka igatuma urya, ariko ntuzajye kurya, uzihangane ntujye kurya, ugerageze bishoboka byose kugera saa yine. Nubishobora kandi no kurenza saa yine bizaba ari byiza. Ubwo saa tatu n'igice mbere ya saa yine, saa tatu n'igice uzanywa amazi asanzwe, noneho saa yine wicare urye. Ushobora kandi no gukomeza amasaha ukarya bitinze, ukaba warya saa tanu n'igice, yewe na saa sita mu gihe wumva udashonje. Ubwo numara kurya rero, hari ibiryo uzarya mu cyumweru turi burye. Uzarya amagi 2 cyangwa se 3, udashoboye kurya amagi atogosheje azarya umureti, ufate igice cy'avoka, nurangiza urye nanone n'igice cya kokombure. Umubiri wacu turawumenyereza kuwuha rwose ayo magi, avoka na kokombure kugira ngo ubone proteine nziza, ubone ibinure byiza, noneho ubone n'imboga nziza z'icyatsi kugira ngo ziwuhe imbaraga z'umunsi wose. Ubwo icyumweru cyose tuzarya ibintu bimwe, tuzakomeza dukoreshe ayo magi cyangwa umureti, dukoreshe icyo gice cy'avoka n'iyo kokombure. Ushaka no guhindura uruboga ariko ugashyiraho uruboga rundi rw'icyatsi icyumweru cyose. Numara kurya rero nshuti yanjye, ntabwo uzicara ngo ugubwe neza, hoya, ugomba kugenda iminota 10 cyangwa se sinzi ikindi kintu uzakora ku buryo uticara hamwe iminota 10, kuko umubiri ugomba guhita ugenda ya sukari yihuse ukayikoresha rwose, ukayisohora. Ubwo ni ku isaha, amasaha yacu azaba ahagaze kuva mu gitondo kugera igihe uri burangirize kurya. Ubwo hagati aho ngaho numara kurya, nta kindi kintu uzongera kurya uretse amazi. Yo wayanywa nta kibazo, wanywa green tea, wanywa kofi y'umukara itarimo amata, itarimo isukari, nta kibazo. Ubwo uzagenda ugere nimugoroba saa 11, hagati ya saa 11 na saa 12 aba aribwo urya ibiryo byawe bya kabiri. Kandi nanone mbere yo kurya, iminota 30 mbere yo kurya, wibuke kunywa y'amazi yawe. Hari abantu bazabishobora bakageza ayo masaha nta kibazo baragira batashonje, abo bizaba ari byiza kurushaho, kuko wa musemburo wa insuline uzaba uri kugenda ujya ku murongo.
ariko nanone hagati ya saa 7 gutyo mu masaha 8 saa 9 niwumva inzara yanze ntago nkubwiye ngo ujye kurya, uzafata amazi ushyiremo apple vinegar nkeya ubundi unywe. Uzanywe kandi urebe apple vinegar nziza nunywa uzakore ku buryo unywesha umuheha, kuko abantu bayinywesheje experience babonye nuko iyo unywesheje umuheha ari byiza bitangiza amenyo ngo uzajye unywesha umuheha. Ubwo rero nimugoroba mu kurya uzarya ibiryo ushaka, ifunguro ryawe ushaka, ariko hari bya bindi twirinze carbs mbi, ntago wagenda ngo ushyireho umuceri ngo ushyireho umugati w'umweru, hoya uzarya ya sahani nziza, ya sahani iriho intungamubiri nziza. Utazi isahani uko bimeze azarebe muri video zanjye azabona uko isahani iba imeze, kandi nayo ndaza kuyishyira munsi ya video yindi nakwemereye muri komenti ya mbere. Iyo sahani yawe igomba kuba iriho 1/4 cy'imboga, hariho 1/4 cya proteine na 1/4 cya carbs nziza. Uzihangane inshuti yanjye, ntuzashyireho carbs mbi, kuko carbs turi kugira ngo tuzigabanye isukari, tuyigabanye mu mubiri, bityo ugende umubiri wawe ujya ku murongo. Noneho ubwo nimugoroba mu kurya ibintu ushaka, warangije kurya uzongera ufata ya minota 10 inshuti yanjye ugende rwose. Ushobora kandi no kubyina akazi gakeya gatuje iminota 10 mu rugo, ntabwo wakora siporo ikomeye, ariko ni siporo y'iminota 10 yoroheje. Kugenda rero burya nibyo biba ari byiza byoroshye. Hari abambwiye ngo kugenda birabagora bagahitamo kubyina akazi gatuje koroheje bari mu rugo. Ubwo nuko tuzakoresha, nibwo buryo tuzakoresha kugira ngo tugabanye insuline, tugabanye isukari mu mubiri wacu, dushyire umusemburo uringaniza isukari mu mubiri witwa insuline ku murongo. Ibyo nubishobora rwose urumva uzaba wirinze carbs mbi, kandi urye inshuro 2 ku munsi, bityo bizatume umubiri ubasha kugenda ugabanya ibinure gahoro gahoro. Aho niho hantu uzahera, kurya 2 ku munsi, kurira ku isaha 1. Noneho rero ikindi, ubwo tuvuye ku musemburo wa insuline kuringaniza isukari mu mubiri, uzahita usubira nanone gukora ku kintu bita stress yawe. Stress yo mu mubiri wawe uyishyire ku murongo. Mucyo uzakora rero nuko uzaryama kare, ukamara icyumweru cyose uryamira isaha 1 ukanayibyukiraho. Ababishoboye rwose muzaryame hagati y'amasaha 7 n'8, ariko kandi n'abatabishoboye muzashyiremo ubushake kugira ngo muryame amasaha menshi ashoboka, kuko hari abamama benshi bamwe bakomeje bageze ku cyumweru cya diet yo kugabanya ibiro byinshi cyane byihuse, bo ayo masaha yarabagoraga, ariko barageragezaga ku buryo rwose baryama amasaha menshi abashobokeye. Nawe rero uryama amasaha menshi agushobokeye, uryama amasaha menshi agushobokeye bitewe n'uko ubuzima bwawe bumeze. Uko niko icyumweru cyacu, icyumweru cya mbere wowe ugitangira kuri Aduhire channel kigomba kuba kimeze. Urumva ko ni ibintu bitagoye cyane, ariko bigusaba kugira discipline yo kurya ibintu bikwiriye. Ntimugire ikibazo kurya amagi buri munsi, si bibi rwose, nta kintu bizagutwara. Uze gukora research, ukore recherche, urebe, nta kibazo bizagutwara. Kandi nuramuka ukoze iyo diet bikanga ukumva uri gusonza cyane, uzajya hasi muri comment utubwire, ubwo tugushakire ubundi bufasha bwihariye. Abandi rero turi kumwe mu cyumweru kizakurikira iki ngiki, aribwo tuzakurikiraho ya diet imwe mwashakaga guheraho. Ubundi ndabashimiye. Niba
jya mu muryango wa Aduhire channel ukore subscribe rwose, kuyikora ni ubuntu, ushyireho like ushaka kujoininga group ya WhatsApp nabwo uze kumbwira naho utaha. Bye bye, bizu bizu.